wize kanari ni ukuvuga ngo nyine bikubiyemo iki ibyo wize ku buryo ubuze guteka ku buryo umuntu aguhaye ngo umutekere wateka. bimwe n'ibyo twize ndabizi. haba harimo ibyo umuntu azi cyane kurusha ibindi. haba harimo ibyo umuntu azi kurusha ibindi. icyo uzi nyine ni ukuvuga ngo harimo patisserie ni culinary what sinzi bikubiyemo, harimo patisserie, boulangerie, harimo mbwira ibirimo byo mwiga twumve. byose twabyigiye hamwe ntabwo wamenya ngo wize iki. none se mwize hospitality byose kuvuga ngo nyine ni ukuvuga ngo haba hakubiyemo hospitality, haba harimo tourisme, haba harimo tourisme ntabwo ibyo twabyize. ni short course. twize short course. y'igihe kingana iki se? twize amezi 3. mwiga amezi 3 mukiga nyine iby'ibanze mwiga n'ibihe ku buryo umuntu avuze ati ngiye kuguha ibi n'ibi n'ibi bikore turebe nk'umuntu wabyize nyine ku buryo ushobora kubikora. ibintu twibanze kwiga ni amabisiti n'imiceri n'amasarani n'imigati n'amanda. ibyo twigaga cyane. ni ukuvuga ngo mwize food and beverage. ubwo muri iyo bavuze food and beverage bivuze iki? ibiribwa n'ibinyobwa. mu binyobwa se ibyo wiga iyo uvuze ngo beverage nk'umuntu wenda ni urugero akubajije ati wize ibiki ukamubwira uti nize food and beverage sibyo? ubundi ubisobanura bidetaye hari iyo beverage wizemo ibiki? nyine mbwira beverage wizemo ibiki? ubwo nyine ubwo ndi nko kubariza nk'umuntu uba utazi food and beverage, hanyuma beverage wizemo iki? wize gukora amakokiteri atandukanye n'amaji. shaka kuvuga gakeya nyine vuga cyane twumva ubwo se ari ngaho muri beverage wizemo iki? no gukora amaji y'imyembe, inanasi n'amatunda na pome. nibyo twize twebwe kuko twari dufite igihe gito. none se ntago muri beverage biga gukora cocktail z'inzoga? ntabwo twazize. ubwo ni soft drinks. soft drinks nyine umenya kubisobanura reka. urumva umuntu ashaka kukubwira ati muri beverage wize ibiki? ubwo iyo bivuze ngo warabyize ni ukuvuga ngo hakubiyemo cocktail za alcohol, ariko iyo utize ibintu bya alcohol ushaka kuvuga uti nize non alcoholic, twakoze ibintu biri soft nyine cocktail juice ari soft sibyo? hanyuma ubwo ukaba ugiye hehe muri beverage. ubu wumva wahera mu yihe departema kugira ngo utangire kwapurika ibyo wakoze? icyo wumva wakwisanzuramo n'iki wumva wakwideburiyamo? hari ukuntu wiga ibintu warangiza ukavuga uti ngewe uko byagenda kose mba numva ndi fiyeri y'iki kintu, kandi burya umuntu akora ikintu kimurimo ari purawudi yacyo. wowe se nk'umuntu nkawe ukirangiza kwiga urumva wakora iki? ngewe niga ibintu numvaga nshaka gukora muri housekeeping. ngera by'abakunda vuga cyane nyine wenda dusipoze kurimo urabwira nk'umuntu uri hirya ngo wumvaga kuko iyo uri shapu rega, iyo uri shapu ni nabwo umuntu avuga ati uriya mwana ni shapu, haramutse hari umwanya ubu ngubu niwe naheraho. wumvaga nakora muri housekeeping kuko nibyo ukunda. ni ukuvuga ngo ni housekeeping urayizi neza cyane, uba wumva ariyo nunarangiza stage niyo uzakoramo. mba numva ariyo nakora kuko nibyo wize. ariko wanambwiye ko wize n'ibindi, so wambwiye food and beverage kandi housekeeping. housekeeping nayo twize ahubwo nyine ngenda bikunda. ntabwo wayize ariko urayikunda.
Okay. Ubwo ni ukuvuga ngo nzagushakira umwanya muri housekeeping. Uzi gusasa modeli yego wazigiye se kandi utarabyize. modeli ndazizi kuko mfite mukuru wanjye nawe wize nk'ibi byanjye akora muri housekeeping ibintu byose yize arabinyigisha nanjye mpita mbimenya. Yakora hehe se? we mbere yakoraga Serena Hotel ariko ubu ngubu sinzi aho bamujyanye ntabwo bari kuvugana nawe. Ubu ni ukuvuga ngo rwose ubu ngubu umuntu ashaka kugushyira hariya ukaba wasasa modeli zitandukanye ku buryo umuntu abirebesha amaso agahita avuga ati wawu, ukabona ubundi hari ukuntu ukurira umuntu ku buryo yinjira agahita abona ko ikintu cyose ikintu gifite isura nshyashya muri we ari ikintu gishyashya. Uzi modeli nyine. Ngo tuzareba rimwe ubwo ngubwo nyine tuzagenda turebe utwereke nyine utwereke ibyo wize ubishyire mu bikorwa ku buryo haje n'undi musitajeri ushobora kubimwereka. Nize muri abana bangahe mu ishuri? abana 20. Mbere y'uko ujya kwiga coach ni short course ujya kwigema wari urangije senior 6 cyangwa primaire? Wawize tronco. Ariko uracyari muto, gusa ntiwifuza uba wumva muri wowe wahita ukora akazi cyangwa uba wumva uzakomeza kwiga, cyangwa unavuga uti ndashaka gukora nyine hakomeza. Ufite imyaka ingahe? 18. Kuri rero ku myaka yawe urumva wakomeza ugakora uramutse urangije stage wakora cyangwa urumva wajya ku ishuri? yewe numva nakora ukiri mutoya si imyaka 18 urumva ibyo byaba bihagije? mba numva ngewe bihagije. Ayiwe. Okay. Byiza. Kuri uzakora nugeza hagati no kwiga uzabikunda. Mwabyumvise uyu ni umunyeshuri wize tronkome, yarize ageze tronkome ajya mu by'imyuga. Nari ndimo mubaza kariyeri, nari ndimo mubaza ibintu akunda muri we ku myaka afite 18 nk'uko yabivuze, uko yumva ategura ejo hazaza he abana nk'urubyiruko. Uramuganiriza ukumva ibitekerezo bye aho biganisha, ariko waravuga ati ku myaka yanjye 18 nifuza kuba nakora, mu gihe kuri njye numvaga ari mike yarangiza stage agakomeza kwiga. Namwe ndumva rero nk'abana bakurikira izi video bajye bumva inyigisho duha abana kugira ngo bakomeze amashuri, cyangwa se no gukora imyuga ni byiza, kuko umwuga ni byiza. Igihe kwiga atabishoje ashobora gukora umwuga aho kugira ngo yicare agakora umwuga akiteza imbere, agateza imbere umuryango n'igihugu. Rero urubyiruko n'ubundi iyo kwiga bitarangiye ntabwo bivuze ngo yicare mu rugo, ahubwo aba agomba gushaka icyo yakwiga akaba yakomeza ubuzima bukicuma, agakomeza agategura ejo he hazaza. Cyari ikiganiro umunyeshuri ukunda umurimo. Ni ikiganiro nari najyanye n'umunyeshuri kugira ngo numve abanyeshuri ibitekerezo byabo, aba banyeshuri bacikiriza amashuri hagati, numve uko biba byifashe namwe